Pascal, wigeze ubona n'amaso yawe umugore wawe yambaye ubusa ku muhanda? Rimwe se mbwira ko ushobora yambaye ukibona rero. umunsi wa mbere mubona Yambaye ubusa nibwo yangize arya. Ndabona inzara. Ntabwo izari inzara n'amenyo. Nibwo yangize gutya. Nibwo yangize gutya bibona mu maso by'ibisharura. Niwe urabyihanganira. Hari kuwa kane muri gare ya Nyabugogo mfite Bibiliya mu ntoki. Ngiye kubwiriza ahantu ku rusengero rwa Deperi ruri hejuru y'uruganda rw'isukari rw'Ikabuye hitwa Igiheka. Yego. Ankorera ibyo muri gare ya Nyabugogo. Yambaye gute? Yambaye uko nyine. Uko gute? Urumva yarampamagaye. Yambaye uko yavutse. Yari yambaye imyenda isanzwe. Arampamagara ngeze muri gare mbona niwe turaganira ariko uko tuganira yamyuka yicaginga. Ahita mfata nkorera ibintu bidakorwa abantu muri gare barahurura hakuramo imyenda yitaba arigendera. Ukimubona rero akuyemo imyenda yigende. Mu mutima havuvutsemo igiki? Abantu barahuriye muri gare. Kandi nihanije abantu babona abantu bagize ibyago bakabashungera. Aho kubafasha. Ubu tugira abantu bigize abafana b'ibyago by'abandi. Ariko nkwibutse ko aho izuba rirasira seho rirengera. Hari igihe wakwishimira ibyago by'abandi nawe ugituye muri iyo nzira y'ibyago byahindukira bikagarukana imbaraga utatekerezaga. Baravuze ngo yo ubuje bamahindura ku manywa saa 4:30. Warwanaga no gufata umugore wawe wambaye abantu barahurura baravuga ngo nimurebe umugore afashe umugabo we muri gare. Yamwimye irase yaramuta none aramufashe buri wese agasobanura. Nibaza amakuru nibaza amakuru. Hari abantu bajya bicara mu nkuru z'abandi bakicara ku ngo z'abandi batazi uko byagenze, bakicara muri fiançailles y'abandi batazi uko byagenze. Inshuti yanjye ugende gake witonde udatuka Imana ntuzi cyateye biriya bibazo by'abari abantu. Genda gake Imana iriho niba Imana itariho amategeko ariho azabikemura ariko va mu manza z'abandi ugende gake Imana niyizi byari. Pascal nk'icyo kintu cyabaye Nyabugogo kubona umugore wawe yambaye ubusa ako kanya Nyabugogo haba hari abantu benshi bareba abahungu bahamagara bitwa bamaso abitwa bande n'abagenzi bitambukira bose urumva bavana muri bisi bakaza kureba. Icyo gihe wumva ukiri kwisi wumva gumeze ute? Narababaye kuko nari mfite na Bibiliya. Gerard sha Mwebanye ko uyu munsi twagarukanye na Barakagira Pascal n'umugabo navuga ngo ufite ubuhamya bukomeye cyane ndetse bwabereye isomo abatari bake bakurikiye ikiganiro cyacu cyabanje cyitwa Inkuru yanjye. Uyu munsi nabwo tugiye kugaruka ku buhamya bwe, ubuhamya buza kubaka benshi, buza kubaka wowe ukomeje kureba bino biganiro byacu. Nanagushimira byumwe kuko ukomeje kubana natwe. Niba ujya ureba ibiganiro byacu utakora subscribe, niyo nkunga ikomeye cyane ngusabye mu no mwaka ukore subscribe tugiye twibanira umunsi ku wundi n'iby'agaciro gakomeye cyane. Rero ibe byiza kuri mwese. Iyi ni inkuru yanjye. Barakagira Pascal nishimiye kongera kubana nawe muri kino kiganiro. Uri umwe mu bantu twakwanye ikiganiro navuga ngo cyubaka kandi cyubatse abantu benshi cyane nkuko mbibona muri commentaire abampamagara n'abandi batandukanye navuga ngo bagenda benyereka mu buryo butandukanye. Warakoze ku icyo kiganiro, wahaye umugisha by'umwihariko ibyo dukora. Yego murakoze. Merci beaucoup. Rero ku muntu navuga ngo utarigeze ubona ubuhamya bwawe umunsi ndifuza ko dusubiza ubuhamya ibibazo byagaragaye kuri commentaire by'ubuhamya bwawe. Bimwe na bimwe ntabwo ari byose. Haje commentaire nyinshi zibaza ibyo waciyemo, zibaza uburyo wabigenje, ariko uyu munsi reka tugaruke kuri ibyo bibazo. Ariko mbere yaho gato cyane umuntu navuga ngo warebye ikiganiro ariko wenda ntiyakirangiza cyangwa se hari umuntu utarigeze kireba aribwo agiye kubona ku nshuro ya mbere, wamubwira muri makeya ubuhamya bwawe bumeze gute? Gerard se ubundi se kuki atakirebye? Icyo nacyo ni ikindi kibazo, hari impamvu ariko zitandukanye. Kugira ngo rero tujye kumubwira ubuhamya nabyo byadusaba ikindi gihe, ariko ntekereza ko mu kiganiro twakoze twaganiriye mu byo mwifuzaga, ariko kandi na Gerard Mbabazi TV icyo mwifuzaga ko abakunzi bayo bamenya
ni iki kiganiro cyitwa inkuru yanjye. yego Ikaba ni inkuru yanjye rero yanjye, ariko si inkuru ya Barakagira igamije iki. Ubusanzwe nitwa Pascal Barakagira, twakoranye ikiganiro hano ariko kigendanye n'ubuzima muri rusange, kuva mu mavu n'amavuko kuzamuka kugera mu rushako no kubyara. Hanyuma rero biza kugirira imbaraga cyane tugeze mu rushako. Wenda nse novuga icyo ngicyo, tugeze mu rushako rurananira ariko nta ruhare mbigizemo, n'uwo nashatse nta ruhare yabigezemo. Ararwara kandi cyane, amara n'igihe, ariko turihangana. Muri uko kwihangana mu buzima busanzwe, ndi umukristo, turasenga, Imana iramukiza. Imana imaze kumukiza, yarwaye ubu imivugire y'ururimi ngo yarahindutse, ubu babyita indwara zo mu mutwe, indwara zo mu mutwe. Aba bana n'ubumuga bwo mu mutwe, ariko icyo gihe yararwaye indwara zo mu mutwe. Ni indwara zo mu mutwe. Icyo gihe rero we yararwaye ibisazi, bari bataranoza imivugire, yararwaye ibisazi, ariko turihangana, dupfusha abana bacu, turihangana, turakena, turihangana. Hanyuma arakira, turasubirana ubu turi kumwe, ngira ngo muncamake n'ibyo ngibyo. Imana ibahereze. Icyo gihe wenda wabyitwayemo gute Pascal, kugira ngo ubone ubwo bushobozi bwo kwitwara muri icyo kibazo cyo kugira umugore wawe wasaze nk'uko kera babivugaga, ubwo bushobozi bwo kuyihe? Icyo ni kimwe mu bibazo navuga ngo abantu benshi bakubajije niba warasomye komantere. Komantere izo ni nacyo gituma ngira ngo tugize vuba kugira ngo twubaha abantu. Kandi burya no mu buzima ukwiye kubaha abantu, kuko si wowe wenyine mwiza abantu bagakwiye kureba, si nawe uriho wagakwiye gusubiza ibibazo by'abantu. Ariko niba umuntu akubajije cyangwa umuntu agashaka kuza aho uri, umuburiza iki? Mu bibazo rero twagize, abantu batubajije ibibazo byinshi cyane. Hariho n'uwigeze ambaza ati, ufite uruhu nk'urw'abantu, ufite umubiri w'abantu, genda umuntu ufite irangamuntu yo mu Rwanda, yafatiwe ku Gisaga, byose ndabimubwira na gutyo. Arambwira ati ntibishoboka, nta muntu wahura n'ibyo bibazo ngo abakiriho abasha kuvuga. Kandi ndiho, ati nturi umuntu, uri umudayimoni. Ntabwo genda idayimoni, ndi umuntu. Nuko ati ntabwo jewe ibyo bintu nabyumva mu mutwe. Arambwira ati ntabwo ndi mu gihugu, ariko ninza mu Rwanda nzaza kureba koko kuri umuntu. Nukuri ko Imana ndi umuntu. Nitwa Pascal Barakagira, mbana n'umugore wanjye. Ubwo bushobozi bwo kwitwara muri icyo kintu rero cyo kubona umugore wawe, reka nkoreshe iyo tarime yavugwaga kera, uyu munsi ntabwo ko tugikora, wari warasaze, mari igihe kitari gitoya yarasaze, uza gupfusha abana mu buryo butunguranye, navuga ngo utazi uko byagenze, kandi nibyo byishimo navuga ngo wari ugiye kubona, uza kubona umugore wawe yambaye ubusa ku gasozi, abantu bari kubireba, umuryango wawe wasebye. Kubw'icyo kintu wabashe kubyitwaramo, izo mbaraga zaturutse he? Iyo usubije amaso inyuma nawe. Ndashaka rero kugusubiza, ariko nitonze. Nitonze. Nubwo giye mbona nitwa Pascal, ariko jewe ntabwo wa mugane wabo ndi n'umuntu. Uti gute? Natangiye nkubwira ko jewe ndi umukristo wizera. Bibiliya rero iravuga ngo iyo tumaze kwizera Kristo neza, tuba tubaye muri we. None ijambo ry'Imana rigakomeza rivuga ngo ntitukiri abacu ngo twigenge, ntitukiri abacu ngo twigenge. Ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nkiri Pascal, ahubwo nabaye wa Kristo, mba muri Kristo. Nicyo cyatumye ubinesha? Buretse se mbanza nkubwire, noneho kuba muri Kristo ntibikuraho amakuba, ariko bitera kurindirwa mu makuba. Kuba mu Mana ntibikuraho ibyago, ariko bitera kurindirwa mu byago. Noneho rero ikintu cyanshoboje kikamfasha, si ubuhanga, si ukumenya. Namenya yuko ibibazo byose tugirira mu isi hari ibikemurwa n'abantu, ariko hari n'ibinanirana ku bantu. Nari nabisomye mu ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya ryanditse muri Yeremiya igice cya 33, rivuga ngo ninjye ugira icyo nkora nkakirema nkagikomeza, ndi Uwiteka ntabaza ndagutabara. Nakomereye rero mu ijambo ry'Imana, ariko nshingiye ku bari baranyigishije, banyigisha ko mu Mana habamo imibabaro, habamo n'ibyishimo. Hanyuma nsoma irindi jambo rivuga ngo wahirwa, riri muri Yakobo, mu butumwa bwiza cyangwa se mu nzandiko zanditswe mu gitabo muri Bibiliya, mu gitabo cya Yakobo handitse ngo wahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Icyo gihe rero nashobojwe nuko mbonye ibyo ari ibigeragezo, ndavuga nti ibigeragezo reka ndebe ko nabikomeza,
Imana ninkuramo izina ryayo rizahabwa icyubahiro, ariko kandi nanjye simfite umwanya wo kuza gusebya Imana ngo nuko mpuye n'ibibazo. Nacyo kimwe abantu bajya bagira intambara, ibibazo, amakuba, bakumva Imana ni nyirabayazana cyangwa Imana ntibazi. Ariko Imana yaceceka cyangwa yakora, yavuga cyangwa itavuga, ihora yitwa Imana. Rero nahaye umwanya Imana, ndavuga ngo napfa nakira simbizi, ariko ndizera ko uyu mugore azakira byanze bikunze. Icyanshoboje rero ni ukumenya Imana no gusoma ijambo ry'Imana. Muri icyo gihe wari uri mu bibazo, muri icyo gihe wabonaga ko umugore wawe ageze ahari indemuka, cyane cyane urumva ni umugore wawe, ni mama w'abana bawe, muri icyo gihe wapfushaga mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bukurikiranye, wapfusha abana 4. Yego, ubwo urumva ni wa nyuma uheruka kwitaba Imana, yitabye Imana ejo bundi mu mpera zo kwa gatandatu. Ubwo urumva ni igikomere. Ibyo ni ibintu navuga ngo ibyo byose gucamo biba bigoye. Kugira ngo ukomeze uko kwizera, kugira ngo ukomeze uko kwizera byaturutse kuko abenshi hari ubwo rimwe na rimwe usanga y'Imana isa naho iyo bagize ibibazo bavuga bati Imana ntabwo tukiri kumwe, Imana yantaye. Ugasanga nawe aratayagiye mu bintu by'ubupagani. Izo mbaraga zikweza gukomeza kandi imyaka myinshi. Nakubwiye ko ntari uwanjye ngo nigenge. Izo mbaraga nyine zo kumenya ko utari uwawe ngo wigenge. Bibiliya rero iravuga ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba tutabasha kunezeza Imana. Hari icyo rero Bibiliya, yaba Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu yita Roho Mutagatifu, Bibiliya yera ikabyita umwuka wera. Nta kindi kishoboza umuntu uretse umwuka mushyashya. Ndabyita gute? Umuntu busanzwe, kamere muntu iba yapfuye. Iyawe yari yapfuye muri yanjye yari yarapfuye. Kamere muntu yari yarapfuye, nsigaranye umutima w'ubumana, kuko umutima w'ubumana niwo wihangana. Nese icyo gihe wahoraga n'ibibazo, ukabona umugore wawe agiye ku gasozi ari gusara, wamubona kwa muganga ukabona ntabwo yakumenye, yagize ngo n'abaganga nabwo bari kumutera ibishinge, ukabona umwana uramutera mu ntoki aribwo akivuka apfuye, ari mu biganza byawe. Ubumva bafite uwo mutima w'Imana, bafite umwuka w'Imana. Uwo mwuka w'Imana gushoboje no kutababara. Kubabara n'ubu twicaranye ndababaye. Ariko ntabwo imibabaro yanjye ituma Imana ititwa Imana. Oya, ntabwo imibabaro ya Pascal, ya Gerard n'undi uduteze amatwi, ntabwo kuba wowe uduteze amatwi ubabaye bisobanuye ko Imana itakibaho. Oya, Imana iriho. Ariko Bibiliya iravuga ngo byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Aho rero kumubona ameze atyo, kumubona arwaye, kubona umwana apfa, kugira gute, mu buzima busanzwe nsoma cyane ijambo ry'Imana kandi nkaryizera. Nasomye rero ijambo rivuga ngo abapfuye bazazuka. Ndavuga ntubwo wapfuye Imana izanshumbusha, kandi nitanshumbusha no kwihangana nzabishobora. Mbona Imana iramfashije, mbona Imana ingiriye neza, kuwa mutimira wuma. Ariko kandi icyizere nari mfite icyizere kiri muri Bibiliya, kuko muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 haranditse ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko ari by'ukuri. Ko rero nagiye mbona amateka y'abantu Imana yakijije ku munota wa nyuma. Ikigeretse kuri ibyo niko kazi nkora. Ngewe ndi umuvugabutumwa, shinzwe isanamitima, nkoresheje ijambo ry'Imana, shinzwe ubutumwa bwiza. Nanarwanye ku butumwa navuze, ndavuga se niba narabwiye abandi kwihangana agiye nkuburiye, niba jewe ibyo ngerageza kuvuga rimwe na rimwe ndanagerageza kubikora. Niba mbwiye abantu kwihangana, reka nanjye nihangane. Niba mbwiye abantu urukundo, nanjye reka ndebe ko ndufite. Niba mbwiye abantu gukorera Imana, reka nanjye mbyige mbikore. Ntabwo rero ngiye mvuga ibyo ntaba simbibasha, ariko ndabigerageza. Nta hantu wigeze ugera kumva biranze. Oya, sina rimwe sina kabiri, n'ubu harahongera bikanga. Nko muri icyo gihe muri bwozema bwose, aho rushako mu kubyara, ni he wageze ukumva ni kumwisha? Mushuti mubo nibwiraga ko ari inshuti. Byageze bite? Gerard, ntureba kugenda turi kumwe na Pascal. N'ubu tuvugana n'unkenera, kuko ubona ngihagaze ukibasha kumamagara nkaza, mbasha kwitegera moto, mbasha gukora ikintu cyose. Ariko bugato muye n'amakuba, ntureba ko wamamagaye ngo nze dukorane ikiganiro, tuganiriza abantu bari hafi n'abari kure, ibyiza. Ariko ubu hari nk'akantu gato yakambayeho. Ntabwo Gerard warwana uvuga ngo yo Pascal wari warabanye natwe, ahubwo mwavuga ngo noneho karabaye, ibya Pascal bigiye hanze. Nahamubera babi,
nahamubera abatindi, nahamubera abantu badasobanutse. Akenshi mukunda abantu mu nkuru z'ibyiza, abantu bakunda kukwereka ko uri uwabo iyo bagukeneye, iyo bameze neza. Ariko iyo ugeze ku rwego uhuye n'akabazo, n'uwari ukuze yambara amarinete ngo atakubona akajya gucaho. Rero nahuye igikomere cya mbere nagize n'abantu bitwaga ko ari inshuti zanjye, bankomerekeje bambwira ko n'ubundi bitari ngombwa ko mbana n'uriya mugore, bambwira ko bitari ngombwa, mbese narakomeretse mu nshuti mbi. Nicyo kintu cyankomerekeje mu buryo bukomeye. Yego Pascal, wigeze ubona n'amaso yawe umugore wawe yambaye ubusa ku muhanda? Rimwe se mbwira ko ushobora yambaye ukibona. Rero umunsi wa mbere mubona yambaye ubusa nibwo yangize arya, ndabona inzara. Ntabwo izo ari inzara n'amenyo. Nibwo yangize gutya, nibwo yangize gutya, bibona mu maso by'ibisharure. Niwe urabyihanganira. Hari ku wa kane muri gare ya Nyabugogo, mfite Bibiliya mu ntoki, ngiye kubwiriza ahantu ku rusengero rwa Deperi ruri hejuru y'uruganda rw'isukari rw'Ikabuye hitwa Igiheka. Ankorera ibyo muri gare ya Nyabugogo. Yambaye gute? Yambaye uko nyine. Uko gute? Urumva yarampamagaye. Yambaye uko yavutse? Yari yambaye imyenda isanzwe. Arampamagara, ngeze muri gare mbona niwe, turaganira. Ariko uko tuganira ya myuka yicaginga, ahita mfata nkorera ibintu bidakorwa, abantu muri gare barahurura, hakuramo imyenda yitaba arigendera. Ukimubona rero akuyemo imyenda yigendeye, mu mutima havuvutsemo igiki? Abantu barahuriye muri gare, kandi nihanije abantu babona abantu bagize ibyago bakabashungera aho kubafasha. Ubu tugira abantu bigize abafana b'ibyago by'abandi, ariko nkwibutse ko aho izuba rirasira seho rirengera. Hari igihe wakwishimira ibyago by'abandi, nawe ugituye muri iyo nzira y'ibyago byahindukira bikagarukana imbaraga utatekerezaga. Ndasaba abantu muduteze amatwi kutajya mwishimira amakuba abandi, ko hari abantu batunzwe na awa siwe wabona riri gutyo bameze bari. Ariko nawe wahuye n'abagushungera, ihangane, mu ijuru hari Imana. Ikintu cyanteye ubwoba nuko ngewe ahubwo batamfashije muri gara. Babibonye baravuze ngo yobo, ubuge bamaye induru ku manywa saa 4:30. Warwanaga no gufata umugore wawe wambaye abantu barahurura baravuga ngo nimurebe umugore afashe umugabo we muri gare, yamwimye irase, yaramuta none aramufashe. Buri wese agasobanura ibyo ashaka. Nibaza amakuru, nibaza amakuru. Hari abantu bajya bicara mu nkuru z'abandi, bakicara ku ngo z'abandi batazi uko byagenze, bakicara muri fiançailles y'abandi batazi uko byagenze. Inshuti yanjye, ugende gake, witonde, udatuka Imana, ntuzi cyateye biriya bibazo by'abari abantu. Genda gake, Imana iriho, niba Imana itariho amategeko ariho azabikemura. Ariko va mu manza z'abandi, ugende gake, Imana niyizi byari. Pascal, nk'icyo kintu cyabaye Nyabugogo, kubona umugore wawe yambaye ubusa ako kanya Nyabugogo haba hari abantu benshi bareba abahungu bahamagara, bitwa ba maso, abitwa bande, n'abagenzi bitambukira bose, urumva bava no muri bisi bakaza kureba. Icyo gihe wumvaga ukiri ku isi, wumvaga umeze ute? Narababaye kuko nari mfite na Bibiliya. Gerard sha okay. Haza umugabo witwa Zakayo, ubu nawe ukiri mu Rwanda, atuye muri Mozambique n'umuryango we. Arababwira ngo nimureke gushungera uyu mugabo, ndamuzi n'uwacu. Yego. Umugabo yari yigize kuba mu nzego z'umutekano. Abaramfasha asohokana muri gare, umugore nawe barirutse. Tugeze inyuma ya gare, amwegera moto, arambwira ngo irukanka ava hano, ibyawe tuzabimenya nyuma. Moto irankomezanya, kandi utekereza sinahagaze kuvuga ubutumwa bwiza. Uwo munsi nagiye kuvuga ubutumwa. Ujojo amaraso? Ujojo amaraso. Ndagenda ndakaraba amazi, mfata ka papiye nshyiraho, bajya bambaza ngo subaye iki, nkababwira ntitwari dukoze impanuka, nkubita akaboko hasi, nariko nicyo gituma nta byago byambuza gukorera Imana. Nta makuba yambuza gukorera Imana. Ni mw'ubwo buryo. Zakayo niwe nkuye muri gare, aho ari yo muri Mozambique, n'abandi bavandimwe mwese muri Mozambique, Imana ibaha umugisha. Ba mama Gabi, ba papa Gabi muri iyo ngiyo, ba papa niyo pastori, na ba mama niyo, ba Oliva, na ba mwese aho muri Mozambique, muhabwa umugisha, mwagize umumaro mu gihe cyanyu. Mbona Imana iramfashije, njya kubwiriza ubutumwa. Ubu dufite abantu baretse gukorera Imana ngo barakomeretse. Dufite abantu bahagaritse ibikorwa by'Imana ngo barakomeretse. Dufite abantu baretse kugira neza
bararorereye baravuga ati ntituzongera kugira ngo bahuye n'ibiko, ariko nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, nta kintu cyagukura mu rukundo rw'Imana. Pascal, ku giti cyanjye ntakubeshye, ngiye kuvuga person, ibintu biri person, ndamutse mpuye n'ibintu nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe, hari ubwo ntekereza ko ntashobora kubyihanganira, ahubwo ntekereza ko navuga ko Imana yantereranye yanditse nanjye nkayireka. Izo mbaraga rero kugira ngo ubone umugore wawe hameze gutyo, izo mbaraga ukomeza ugasenga, ukomeza ukajya mu Mana. Gerard, iyo urwana n'ukurusha amaboko utega amaboko, iyo urwana n'ubutareba urahagarara agakubita hashaka. Twe rero Imana nta wayihima, wavuga ngo Mana ndakuretse, ntabwo ibyago byanjye bimpa uburenganzira bwo kuva ku Mana, kandi ushaka guhima Imana neza uyigumaho. Yes, uyigumaho. Icyo gihe wagiye kuvuga ubutumwa nta kibazo ufite, urabuvuga ko mu mutima cyarimo. Ariko Paulo yaranditse aravuga ngo ni igitabo kivuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'abantu, ariko ntabwo turwana nkabo, turushishwaho kunesha n'uwadukunze nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi. Mu mutima nari mfite ikibazo, ariko ubutumwa bwiza buca mu kanwa, ndagenda mbwiriza ubutumwa n'abantu barihana rwose. Nicyo gituma n'umuntu uduteze amatwi hano wahuye n'ibyago akumva Imana ntikibaho, ndakurembuje mu izina rya Yesu, nimba umwizera ugaruke wongere wizere Imana, ntabwo Imana yakuretse, Imana iracyagukunda. Wamwemeza ko Imana ikimukunda gute kandi ibibazo byaramurenze? None se ubundi yaba yarapfuye barimo avugiraye gupfa, ariko twese tuzapfa. Ariko ntabwo ari none ibyo byo gupfa, twese tuzapfa, n'ikimenyimenyi tuzapfa, ariko kuba ugihumeka ni ikimenyetso cy'uko Imana yakugirira neza. Ntabwo rero kuba ibyo washatse utarabibona bisobanuye ko Imana yakuretse, kuko Imana ikorera. Kuki si Imana itakugira neza uyu munsi uri mu bibazo? Ibyo ni ibitekerezo by'abana. Abana mu mwuka. Yes, ntabwo Imana ikugirira neza kubw'amarangamutima, ahubwo Imana ikora kubw'impamvu zayo mu gihe cy'umuntu. None se Aburahamu yagize imyaka 90 ntabo bangana banujukuruje, ariko nyuma y'imyaka 90 arabyara. Ntabwo rero Imana ikorera mu marangamutima, ahubwo ikorera mu nyungu zayo. Icyo gihe iyo utekereza ko Imana itari kugusubiza madamu bikagenda nabi, kwa kundayonaga wenda ko uti ntazakira, urubyaro ndarubuze biranze, ntabwo wajya gutekereza ikintu nk'icyo ngicyo icyo cyaguca nk'intege? Buriya abantu baba engineer ntibajya bacogora, nta wamwereka ikibanza ngo avuga ko inzu itahava. Aba bantu bubaka aravuga ati bizatwara menshi, ariko iki kizavamo. Rero nanjye mu byo nshinzwe gusenga, ntabwo rero naba narasengeye abandi bantu ngo umugore wanjye agira ibibazo nanirwa kutamusengera. Naravuga ngo nasengeye kuko iyo Mana yo gusengera abarwayi, iyi Mana yabishatse irakora, abarwayi bagakira. Ndavuga ni nimba narasengeye abandi bagakira, nkubakira abandi, jewe ndisenyera, reka nubwo bihenze kuhubaka mfatireho, Imana izamfasha, hanyuma ndihangana, ndanizera ya Mana ikora ku bandi. Umugore wanjye n'igihe wamusengeye arakira. Wenda mbere ko tujya mu bibazo mwagiye mutubaza, twatoranije ku rubuga rwacu rwa YouTube ku nkuru yanjye, ukimara gufata umwana wawe nifura, yego, ukamufata gutya akimara kuvuka ukabona apfuye ari mu biganza byawe, amaze iminota mike cyane avutse, ko ntabwo hise wumva ko ubuzima buhagaze? Ni umwana wawe wa mbere, nibwo ubuzima bwawe waruvuye nabwo mu makuba. Ibyishimo nari ntegereje se nabibonye, ariko hari umuririmbyi yavuze ngo ibyishimo byacu n'amakuba yacu byose biva mu rukundo rw'umucunguzi. Wiringira Imana kandi uyiringire. Naravuze nti reka ngomeze niringire Imana kandi nyiringire, izamfasha kandi ku munota wa nyuma bizagenda neza. Umubabaro waraje nawo umaranye igihe, ariko nafashijwe n'uwitwa Mushimiye Charles, nshofaswa n'uwitwa Papa Fabrice, imbere twamwitaga Brenda, yacuruzaga inkweto, batuye Kampala. Baraza baramfasha, mfashwa n'abitwa ba Didasi, baraza baramfasha, baranganiriza, barankasoringa, bambwira ko bishoboka. Hanyuma nanjye icyizere kuko nanjye mu ijambo ry'Imana ndema icyizere mu bantu. Nanjye numva Imana indemyemo icyizere, gusa mu mutwe ntikabura. Ntabwo kwibagirwa bibaho, ariko Imana ingaruramo umutima wo gukunda, ndongera ndishima, ariko igikomere mu mutima kitabuze, nyuma Imana iramfasha, bidatinze numva umunezero uragarutse. Ijoro ribi cyane kuri Pascal barakagira n'irihe mu buzima? Byabayemo amarira, byabayemo akababaro, byabayemo kwicuza, byabayemo bya bintu bibi utajya wibagirwa byo mu marangamutima. Ijoro ribi ryanjye mu buzima ni ijoro
ntigize menyamo Imana kandi ngahuriramo n'ibyago bya mbere byo kubura ababyeyi, niryo joro ribi. Naho ibindi byose byangezeho narabibonye ku bandi, kuko biravuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bameze batyo twirinde ikintu cyose cyatuma Imana itatwishimira. Rero nta rindi joro ribi nanagira, nta niryo nzagira, kuko ibyambaho ubu nta wundi n'abandi byababayeho. Ariko ijoro ribi nagize ni igihe nahuye n'ibyago ntafite ihumure ry'Imana nkiri mutoya. Naho ubu nta joro ribi ryaza ngo navuga nti uretse nanjye na Gerard byamubayeho. Wabuze ababyeyi ukiri muto cyane, byumvikana ufite imyaka ry'ingahe? 8. Imyaka 8. Yego. Icyo byumvaga ko ubuzima burangiye? Yes, niryo joro ribi nagize, numvaga ko ubuzima burangiye. Naho ubu nta joro ribi nagira, kuko namaze kubona ko byose bishoboka. Kandi waraciye mu bikomeye? Yes, nta kintu wako cyambaho ngo mbone ko ari ishyano riguye. Bivuze ngo iyo ufite Imana rero igufasha kuba muri ayo majoro mabi. Mu bintu kuva twaganira ubu nibwo uvuze ijambo ryiza, ariko gushimira kuva twaganira uvuze ko genda biza Imana guhereza umugisha. Ahubwo mu minsi iri imbere nzagusigira umwitero ujye uvuga ubutumwa nanjye duhuke. Pascal, Imana guhereza umugisha. Ikindi kibazo wenda Imana byose birakunda. Nyuma ko ba muri ubwo buzima bwose ufata gute ubuzima? Ubuzima ni iki kuri Pascal? Ubuzima ni icyerekezo gifite aho kirangirira, ariko kitagaragaza umunsi kizarangiriraho. Mfata ubuzima nk'aho uyu munsi mbufite, ariko ejo nabubura, bityo bikampa kugenda gake, nkavuga ngo ndaramutse, ariko ejo sinzi ibyaho. Ariko nkaba nzi ko n'iherezo ry'ubu mfite hari ubundi nzatangira. Nuko mfata ubuzima. Byanze bikunze twubaka urugo, tuba mu rugo, tuba mu bantu, byose akenshi biba bishingiye ku rukundo. Ufata gute urukundo? Urukundo ni iki? Urukundo ndufata nk'ikintu kitagaragarira buri wese, ariko kikaba igikorwa umuntu abonana undi akibwira ngo aba bantu barakundana. Rimwe na rimwe abantu bagendanye, abantu bari mu muhanda, bari muri restaurant basangira, batashye ibirori, ushobora kugira ngo abo bantu barakundana. Urukundo rero ndufata nk'impano y'umuntu ku giti cye ahereza undi muntu, kandi ikamushoboza kubana nawe mu gihe cy'amakuba. Impamvu Bibiliya iravuga ngo urukundo rwihanganira byose. Ni ukuvuga ngo urukundo ni impano y'umuntu ku giti cye, ntabwo ari rusange. Rero mfata urukundo nk'impano Imana iha umuntu akayihereza undi, ariko akagira n'umutekano wo kuyibungabunga. Mu rushako wahuye n'ibibazo bikomeye cyane, bya bindi byose twari tumaze kuvuga, byo gupfusha, byo kubona umugore wawe yasaze, kumubona yambaye ubusa ku muhanda n'ibindi bitandukanye, kubona inshuti zagutereranye kandi arizo zagakwiye kukuba hafi. Rimwe na rimwe yumvise ibintu nk'ibyo ngibyo, hari ubwo ushobora kuvuga cyane cyane nko ku mujene utarashaka, cyangwa ku muntu mukuru utarashaka, ashaka ati singiye kujya mu bibazo, singiye kujya kwikora ibibazo by'umwana wundi. Umuntu utarashaka neza, singiye kujya mu bibazo by'umwana wundi. Umuntu utarashaka uyu munsi ufite ubwoba, cyangwa nubwo yaba adafite ubwoba kumva amakuru nk'ayo ngayo, wamugira nama ki? Gerard, icyo ni ikibazo gikomeye utapfa guhita usubiza uko wiboneye, ariko inama nagira umuntu wese utarashaka, simbuza ushaka gushaka, kuko nta rugo rumera nk'urundi. Niba urwanjye rwarahuye n'ibyo, ntabwo urwe ruzahura nabyo. Ariko kandi sinanamubwiye ko atazahurira n'ibibazo mu rugo, kuko wagiye gushaka ntibavukana, hari ukundi kuntu ateye. Umaze iminsi mike ushatse, ubu se ni hari utuntu wabonye mu rugo utatekerezaga? Byanze bikunze. Rero sinabuze ushaka gushaka, ahubwo namusaba kwihangana, kuko gushaka ni icyemezo cy'ubugabo. Ntabwo ari icyemezo cy'ububwa, ni icyemezo cy'ubugabo. Ntabwo ari umuntu wari wese upfa gufata icyo cyemezo, ahubwo nagifata vuba nkaba umugabo hakiri kare, kuko n'ubundi mba ndindiriye uzandindira. Ni uko nguko. Ushaka rero namutinyura, ariko yaba afite umugisha mwinshi wo kumenya Imana mbere yo gushaka agasenga. Mbere yo gushaka agasenga bikamufasha iki? Bimufasha gutegurirwa n'Imana, bikanamufasha guhabwa impano y'Imana inyuze muri hahandi. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Naho rero iyo ugize umugisha ukabusenga, n'umugore umusaba Imana ikaguha uwo nguwo. Niyo muhuye n'ibyago, kuko wamuhawe n'Imana, iguha imbaraga zo kwihanganira ibibaye. Murakoze cyane. Bivuze ngo umuntu wese ushatse yarasenze, urugo rwe rugenda neza, cyangwa hari ubwo rutagenda neza? Ntabwo ingo zose zasenze rigenda neza, ariko hari imbaraga zishoboza urugo rwasenze kuruta urutarasenze.
murakoze. muri ibyo bibazo navuga ngo wahuyemo nabyo ni byinshi cyane, ubwo ndimo ndajya mu bibazo bagiye batubaza. Muri ibyo bibazo byose wagiye uhura nabyo mu muryango wawe bwite wari umaze kwiremera, imiryango yanyu yari ku ruhande rwawe nk'umugabo no ku ruhande rw'umugore nk'umugore w'urugo, yabyitwayemo gute? Mwarabibonye? Aho rero harakomeye, ari naho nahita ntangira itangazo risa n'irikomeye. Rimwe na rimwe amakuba y'umuntu hari igihe abantu bagira ngo ntazarangira, ariko umuntu nabona bwacye yajya atekereza ko bwanira. Jewe ku ruhande rw'umuryango wanjye kuko nta n'uhari munini, nta kibazo wari uhari cyari gihari. Ku ruhande rw'umugore nta kibazo kigeze kihaba, kuko na mukuru we umunsi byananiranye neza burundu, nabwiye mukuru we ndabona ntazi uko bimeze, nawe nta babyeyi agira umugore wawe. Mukuru we yabaga ibyumba, arambwira ati munyohereze turebe, ndamumwohereza. Muri make hari aho ugera umuryango ukaba utaterura, inshuti ikaba itaterura, bikaba n'ibyawe ku giti cyawe. Imiryango rero hari igihe imbaraga zayo zirangira, hagasigara wowe ku giti cyawe. Ni nacyo nashakaga kubwira abantu mwagize bazamuka imiryango ikabavaho, wari kugira ikibazo y'Imana ikuvaho. Ariko kandi nyuma iyo bigenze neza, mu Kinyarwanda baravuga ngo umukecuru waritse ntabura abuzukuru. Iyo bikemutse abantu barizana. Nagira ngo ntange n'ijambo rigufi, uzaharanire gushaka inshuti, abanzi bo ku isoko barahari bazizana, nta kibazo. Yesu abaho umugisha. Byumvikana. Tukiri no kuri icyo kintu cy'inshuti, inshuti zawe muri icyo gihe zakubaniye gute? Wenda ukuntu bikomojeho, ariko tugiye ku bibazo bagiye bakubaza byinshi cyane. Inshuti zakubaniye gute? Nagize inshuti, nagize ubwishi bw'abantu ngira ngo mfite inshuti, kuko nabonye ko atari inshuti zanjye mpuye n'ibibazo. Uwa mbere ati uraba wenyine gute? Uwa kabiri ati uyu mujyi urimo abana bahiye? Uwa gatatu ati nta mugabo ushobora kugira gutya? Uwa kane ati mbese biragenda bigera no mu rusengero nsengeramo, bakajya bavuga ngo ndwaye abadayimoni, ngo njye n'umugore wanjye dufite abadayimoni, ngo umugore wanjye afite 70, ngo njye mfite abadayimoni 40, ngo Imana yaraduhannye. Abo nibwiraga ko ari inshuti nibo bahindukiye bangirira nabi, cyangwa se bambwira amagambo ankomeretsa, bangira n'inama mbi. Ariko kuko nasomye Bibiliya igitabo cya Yobu, kimbwira inshuti za Yobu, abitwa ba Zofaru, abitwa ba Temani, abitwa ko bamuvuze nabi, kandi yaribwiraga ko ari inshuti ze. Ariko haciye iminsi mu gice cya 42 cya Yobu, ngo Imana irababwira ngo nimufate imfizi, mufate nibi, musanga umugaragu wanjye abasabira imbabazi kuko mwamuvuze nabi, mukanamugira inama mbi. Kuko nene narasomye iryo jambo ndavuga nti Imana izamporera, reka nihangane. Ariko ba bantu igice kimwe cyaragarutse, ni inshuti zanjye, bansabye imbabazi, abandi narababariye, ubu turi mu mahoro kuko nasomye ijambo. Mu rusengero ho naho narababariye, abambwiraga ko mfite abadayimoni, abambwiraga bamwe ntibakina rubamo, banza ari bo bafashe simbizi, ariko ndaho niyo mpamvu nyine nkibarizwa mu rusengero. Yesu agumugisha. Navuga ngo nk'umugabo, disons umugabo cyangwa umugore wabuze umugore, wabuze umugabo, mbese yashobora kuba yarapfakaye, bashobora kuba batandukanye, ashobora kwihangana bigakunda. Yego, nta n'ikindi yashobora uretse kutihangana, kuko iyo utihanganye birangira wiyahuye, utihanganye wakwiyica. Intwaro ya nyuma rero ni ukwihangana. Umugabo wabuze umugore kubw'impamvu, bwa mbere baratandukanye, kabiri yarapfakaye, nta kindi. Iyo udasenga bikubera bibi, ariko iyo usenga Imana iragushoboza cyane. Kugenda uhura na benshi bakwereka ko bagukunze ariko atari we bakunze, ahubwo bashaka indi mpamvu. Kabiri, umugore wabuze umugabo yapfakaye cyangwa se baratandukanye, nta kindi kimushoboza Gerard, ni ya Roho Mutagatifu, ni wa Mwuka Wera, n'impano imwe yitwa kwihangana. Nta yindi nama wabagira, ni ukwihangana, bagatumbira mu ijuru bakareba Imana, Imana ikabashoboza. Uyu munsi urugo rufitanye ibibazo, birashobora kuba ari umugabo n'umugore, uyu munsi bafitanye ibibazo bikomeye cyane ku buryo bashobora no kujya muri gatanya, ariko reba kino kiganiro, wamugira nama ki? Namubuza, ariko kandi nkanavuga ngo nta rugo rwubakwa nk'urundi. Wamuza, ariko arakubwira ko uyu munsi bimurenze, amarangamutima yabaye menshi cyane, yananiwe. Iyi impano yo kwihangana ntayo afite. Iyo aza kuba afite impano yo kwihangana, uyu muntu yakwihangana. Ariko kandi sintanze n'uburenganzira bwo kugwa aho ari, avuga ngo reka nihangane nzagwe hano. Oya, ahubwo uyu muntu ufitanye ibibazo n'umuryango, kuko nta muntu ugira ibibazo nk'iby'undi. Nkanjye wanjye yararwaye, ariko ubu hari abapfa umushahara. Ubu se umushahara watuma ntandukana n'uwo twashakanye?
hari abantu bapfa imiryango y'iwabo babiwacu ririri gutya, hari abantu bapfa yuko yakundiye ikipe. Ni utuntu usanga abantu bapfa tw'amafuti, hari abapfa nk'uko yatashye atinze, ni utuntu twishe abantu bagenda bapfa. Rero ahubwo wambaza ngo keretse ari nyir'ubwite utugishije inama, ariko muri rusange utihanganye ngo ukomere kubaka ntibashoboye. Ufata gute divorce muri iki gihe ko zanabaye nyinshi? Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mujyi wa Kigali, sinibuka ni 2019, aho wasangaga abadivorshije nibo benshi kurenza abo basezeranije. Sinibuka bishaka ari 2019 cyangwa 2018. Ufata gute divorce wowe? Divorce nyisifata nk'icyaha cy'ububwa, ariko gishingiye ku mitekerereze iturutse mu kutihangana, ariko kandi nkayifata nk'uburenganzira bwahawe abantu ariko burenze ubushobozi, kuko uburenganzira burakubwira ngo si ngombwa kwihambira uburenganzira, ariko mu mategeko no gusezerana cyane, abasezerana mu matorero bavuga ko bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Singiye kuvuga ko abatandukanye ari bibi, ariko Bibiliya ntibyemera kubizera, ntago Bibiliya ibyemera. Rero mbifata nk'icyaha cy'ububwa cyo kutihangana, kuko ntacyo ntuge nakora ngo ntandukane n'uwo twashakanye, aho kugira ngo dutandukane. Kubira yavuga ngo nimba mugiranye ikibazo umwandikira urwandiko agenda bigishubaziko, ejo urwandiko wandikaga rwari rwo kwandika amakosa akarushyira iwabo ko babaga babafite, ariko ubu twege nka sosiyete nyarwanda benshi ntitunabagira, umuha umwanya wo kwitekerezaho, umuha umwanya wo kwitekerezaho. Ariko mudakoze divorce. Hari igihe iyo divorce iva ku bintu bitanu Gerard, iva ku irari, bibeshye ko ari urukundo, umuntu wakunze ni mwa divorce. Byagoye muke? Ni ikihe gihe ntituri hano ashaka kuguca inyuma, icyo ni kimwe mu bintu navuga ngo banga. Nawe nyine ugomba yakwitwa nkuko nanjye nakwitwara. None se ubu tuvuga ko abantu bose baciwe inyuma bahawe uburenganzira bwo gutandukana nabo bashaka, imbabazi se zimaze iki? Noneho nimba utababarira ukabuteye uvuga ngo Imana yarakubabariye, ibintu Imana yakubabariye ntibiruta ko waciye umugore cyangwa umugabo inyuma. None se ubundi bintu wakoze mbere yuko ushaka uwo mugore, iyo abimenye ubundi mwari gushaka. Harimo nagasuzuguro, ariko iyo umuntu yaguciye inyuma mu buryo nk'ubwo ngubwo sa gasuzuguro, harimo n'intege nke. Intege nke se ntizibaho? Intege nke ariko zishingiye kuri ako gasuzuguro, kuki yaguciye inyuma. Ntabwo uriya muntu aba yagusuzuguye, ahubwo uriya muntu aba yabuze umutima nama, akabona yuko cyangwa se ariyo kamere ye. Hari ushobora gushaka umuntu ufite kamere y'ubusambanyi, ntacyo wakora. Hanyuma rero uyu nguyu nimba kwihangana ntabyo ugira, niho abantu badevorosiriza. Nasabaga rero umuntu wese ufite ibibazo, nta kindi yasenga, yaganira, ariko kandi kugira ngo duhe uburere abana. Burya n'umwana wagize ibibazo byo kubura nyina na se hakiri kare, nawe nk'ubu nta miryango iri imbere ntayo duteze, kubera ko ibyo abana badusoromamo nabo bazabona ko ari byo bagakwiye gukora. Rero divorce ku ruhande rwanjye sinyemera, ariko nemera kwereka umuntu ikosa yakoze akitekerezaho, ejo mugahura mukababarirana, kuko ibyo Imana yatubabariye biruta ibyo abagore n'abagabo bakora. Pascal, niki wakorerwa ntubabarire? Niki nakorerwa ntubabarire? Ngiye barakagira wowe Pascal, urwo rwego nararurenze. Ntacyo. Gute ntacyo? Impamvu nuko ntacyo ntarakorerwa, kandi nkaba mbona nkiriho. Nababarira kuko nabonye inyungu zo kubabarira. Jewe nigeze kubabarira umuntu wangiriye nabi cyane, yarafungiye muri gereza yo ku Karubanda Butare. Ndamubabarira, bukeye batanga imbabazi za perezida, atanga imbabazi, nawe baramurekura. Bamurekuye ari kuwa kane, bamurekuye ari kuwa mbere, imbabazi zatanzwe ari kuwa mbere, bamurekura ari kuwa kane, ageze hanze apfa ku cyumweru. Ndamubabarira. Abantu umukecuru umwe w'umuhanuzi araza arambwira ngo abana buriya mugabo uzabarere, niko Imana yamubwiye. Abana ndabarera, ariko ejo bundi muri ibyo byago twagize, abo bana nibo badutunze kandi tumerewe nabi. Nukuvuga ngo nge natunzwe n'imbabazi natanze. Yo rero utarababarira hari n'ibyo ufunga. Nagira ngo nsaba abantu babuze imbabazi bazadusabe, tubaganiriza uko imbabazi ziboneka biturutse muri Bibiliya. Urakoze cyane. N'icyo umuntu yagukorera ukumva urishimye, ukumva umutima wawe urabuhotse, umutima wawe ugeze ahantu twita ku ndunduro? Ikintu wankorera nkumva ndishimye nuko twahuza kwizera, ukizera umwami wanjye nkuko nanjye mwizera, ukamuha agaciro nkako yaguhaye. Ubunejeje ku rwego ruruta ko wampa inzu cyangwa imodoka, kuko imodoka wayimpa bakayigonga nkabura aho nyikoresha mu igaraje. Wampa inzu ejo igisenge kikayitwara cyangwa nkanapfa bakandaza ku gasozi. Ariko wizeye umwami, ejo ukavuga ngo nizeye Yesu, nkabibona ko wamwizeye, nanezezwa nuko nyuma y'iyi mibabaro tuzabana mu yindi si. Biranezeza cyane, ndishima. Pascal, uyu munsi ubanye gute n'umugore wawe? Uyu munsi tubanye nk'umugore n'umugabo,
tubanye nk'abashakanye, tubanye nk'izibana bavuga gute, zidakomanya amahembe, nta zibana zidakomanya amahembe. Tubanye nk'abantu bakoserezanya bagasabana imbabazi. Ntabwo tubanye nk'abamarayika kuko turacyatuye inaha. Wenda niba mu ijuru tuzajyana simbizi nibwo tuzabana nta kibazo, ariko tubanye nk'abantu, umugore n'umugabo baganira, bajya inama, ariko banakomeretsanya bakanasabanya imbabazi. Nuko tubanye. Pascal, tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, navuga ngo hari benshi cyane babonye ubutumwa bwawe, babonye ubuhamya bwawe, navuga ngo bwabakozeho. Uyu munsi umuntu uri mu marira akomeye cyane, hahandi atekereza kwiyahura, atekereza kuva mu buzima kuko yumva ari cyo kintu cyonyine gisigaye, niyo option yonyine isigaye, uwo muntu aramubwira iki? Gerard, uyu muntu ikintu ndi bumubwire ntabwo kwiyahura ariko gukemura ibibazo, ahubwo ubu biteye. Oya, ibibazo byawe nibidashira. Mu bibazo ntabwo icyo kintu ushobora kucyumva Pascal. Uracyumva? Ibibazo bya Pascal nibidashira, wazashira. Nimba ugifite umwuka uhumeka ukabona urahumeka, wikwigirira nabi. Ejo ibintu byahinduka. Nukuri kw'Imana, ejo ibintu byahinduka, ukishaka ukibura, ukibaza ni njyewe wari utaye ishuri, ni njyewe wari utaye abana, ni njyewe wari wiyahuye, ni njyewe wari uvuye muri sosiyete, ni njyewe ibintu bihindutse gutya. Ndakwinginze garuka, wikwigirira nabi. Mu ijuru hari Imana ikemura ibibazo. Kabone nubwo waba utayizi, uyibwirire mu kutayimenya, ubwire ngo nubwo ntakuzi ariko Imana ikemura ibibazo. Umutima wo uraremereye, uwo muntu turi kuvuga. Umutima kuremera ntibiha uburenganzira bwo gukora amafuta. Kuko niba ari iby'imitima iremereye ni myinshi we ntabwo yumva ko ari amafuta, arumva ko ari cyo gisubizo. Niko kuri kwe. Ni wa mutima rero Bibiliya ivuga ngo umutima wabaye ntusobanura amagambo, kandi umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Uyu muntu rero nta wundi nta yindi mbaraga ikiza uwo mutima uretse Imana. Rero namubwira kwiringira Imana, nkamubwira kwegera abantu basenga bakamusengera, nkamubwira gushaka umuntu w'inshuti akamuganiriza, icyo bita gukira ibikomere, kuko ubivuze kaganiriza inshuti. Biranashoboka ko horo yabibwiye, ariko niyongere yihe igihe avuga ati ngiye kongera nizere mu mezi 2 wenda hari icyakunda, nibidakunda akomeze. Uko agenda atera intambwe azagenda agera mu byiza, ko natwe nitwari tuzi ko twagera mu byiza. Gerard, we ntabwo wigeze utekereza kuba wava mu buzima wumva bikurenze? Nabikoze 3 ushaka kwiyahura. Ariko jewe ngira ijwi ringaniriza, ijwi rikambwira ngo wikwigirira nabi nzakugirira neza, wikwigirira nabi nzakugirira neza. Mboneyeho n'utumva iryo jwi, reka mubwirire muri iri ryanjye, wikwigirira nabi Imana izakugirira neza. N'iryo jwi niba ubaho utaryumva, niba udafite Imana iguhumuriza, reka jye mbikore nk'umukozi w'Imana, nkubwire ngo barakagira Pascal, ndakubwiye ngo wikwigirira nabi Imana izakugirira neza. Wikwikuraho ubuzima, Imana izakugirira neza. Wikwanga abantu, Imana izakugirira neza. Wikwiyahura, wiva muri sosiyete, uri icumbi ry'ibitangaza, ejo ibintu Imana yabigenza neza bigakunda, Imana ibahereza umugisha. Wumva gushaka kwimanika, kumva gushaka gupfuta? Yo numvaga nzagura umuti nkanywa, cyangwa se nkagenda nkagura izi nshinge, ngatobanga ibintu byinshi, ngitera inshinge, ngasinzira nsinziriye. Ariko ryajwe rikambwira ngo ejo nzakugirira neza, kandi koko tubwijanye ukuri Imana yangiriye neza. Hari umuntu ushaka kwibaza, ikiganiro gise gikomereza, hari umuntu ushaka kwibaza ngo kuki waciye muri ibyo bintu, kuki utaturitse ngo usare, kuki ubanza narasaze simbimenye. Wenda bambonaga bazatugira inama, ariko ubanza narasaze simbimenye. Ariko ndashimira Imana ko ntasaze ngo ngere kure, ariko nigize kumva ubwenge bwaragiye, nkajya ngenda nivugana mu muhanda, ariko nkagira amahirwe yo kujya mu byumba by'amasengesho, nkajyaho abantu basenga, n'abari bafite umutima w'ubumuntu bakamfasha gusenga. Wumva gutaranza abantu? Yes. Kuko rimwe na rimwe mu byambayeho byarimo abantu, byari nyirabayazana. Nigize kugera ku rwego mbona abantu bose ari babi, nkabona abantu bose baranyanze, ariko burya nta wakwanze ni shitani wabakwangishije. Uyu munsi wa none abantu baragaruka ugatangara, n'ikimenyimenyi dore nawe wagarutse uri kumva ikiganiro. None se kuri munyumva utanzi, nanjye nkaba ndimo nkubwira ntakuzi, wakwemeye ko n'Imana yagutungura, ko nibi waruzi ko amatwi yawe atabyumva. Ongera wizere Imana izakugirira neza. Mbwira nk'intambwe 3 umuntu ubabaye umaze igihe kinini cyane mu gahinda gakabije yatera, umubwire nk'uwakijijwe, ariko namubwiye nk'umuntu utarakizwa. Intambwe 3 umuntu yatera kugira ngo asohoke muri icyo kintu. Reka mpere ko utarakizwa, utazi Imana. Utazi Imana ntabwo umuti w'ibibazo ari ukwigirira nabi,
iya mbere ni ukurebera ku bantu, kuko ntiwabura icyitegererezo ku bantu bigeze kumera nk'uko umeze, noneho ukaba ureba uko bameze ukavuga ngo ubwo uriya byamugendekeye gutya nanjye byangendekeye. Ntiyihugireho. Yego, ntiyihugireho. Kandi iyo wabaye gutyo uva mu gahuge ukaza muri sosiyete ugashaka inshuti nzima, ukajya uzimenekera. Kumeneka, yes, ukajya uzibwiza ukuri. Icya kabiri, iyo ukijijwe, bivuze ngo iyo utavuze kenshi ari ubwo biguheramo bigaturika. Ariko iyo ugize umugisha ukabona uwo ubwira, Imana iragufasha. Ku wa kabiri rero, ufite agahinda ariko wizera Imana, wowe nta nama nyinshi mugira, azi ko Imana ishobora byose. Niyongera yiringire, yongera yigirire icyizere, kuko birashoboka. Niba ugira ngo ndakubeshya na Eliya byamubaye, uravuze ngo yo ndapfuye, icyabimara nuko wakweza ubugingo bwanjye. Ariko yumva ijwi rimubwira ngo Eliya haracyasigaye 7,000. Rero Imana iracyakora, nakomere kandi agomeza yiringira Imana. Hari benshi cyane tujya tuganira, bamwe n'ipfubyi, abandi banzwe n'imiryango yabo, rimwe akakubwira ngo ubundi se ndizeye Imana ngo mama azagaruke, data azagaruke, ndizeye Imana se abavandimwe banjye bapfuye bazagaruke, ndizeye Imana se igihombo nagize kizongere gikire, ndizeye Imana se ukuguru nacitse gusubireho. Umuntu ngo bamubwira icyo ni igitekerezo cy'ubwana, kikaba imyumvire idahwitse. None se ubundi nyoko nagaruka ntabafite ba nyina bafite ibibazo? Ntabwo kubaho ko umuntu ari mama, nta nubwo kubaho ko umuntu ari papa, kubaho ko umuntu ni Imana. Oya, ntabwo abantu bose bafite ababyeyi bashubijwe. Hariho nabifuza n'abavuga ati iyo utambyara, ntabwo rero ko ufite ababyeyi bisobanuye ko ufite ubuzima. Oya, ahubwo kuba ufite Imana nibyo bisobanuye ko ufite ubuzima. Bivuze ngo cyambere no kugira Imana. Yes, ntabwo kubaho ko umwana ari ababyeyi, ntabwo kuba ababyeyi ari abana, ahubwo kubaho n'Imana inyuze muri ba bana. Kuba rero udafite umubyeyi, none se ubu uretse ko nabikubwira, cyo wamfata mu bana batagira ababyeyi. Ndabyibushye, meze neza. C'est tout. Ndamahoro. Pascal, natwaye umwanya wawe ku buryo buhagije, gusa wakoze cyane kongera kumpa umwanya. Gusa hari benshi cyane uyu munsi bifuza kongera kukubona, batari kuri YouTube, bakoresha telefone, bifuza nko kuvugisha. Sinzi niba wabaha nimero zawe, niba bitakuderanje. Uze kuzibampera. Bicishe muri uze kuzibampera ku kiganiro hejuru, cyangwa se zishyire, ariko reka nanazibahe. Jewe nimero yanjye ni 078 35 34 921 078 35 34 921. Nitwa Barakagira Pascal. Nguhaye ikaze, igihe cyose uzumva ushaka ko tuganira, uzansaba umwanya tuganira. Umpamagaye sinkwitabe, nyandikiye singusubiza, ntuzagira ngo nagusuzuguye. Aho nzazira nkabibona nzakubwira ko nabonetse. Pascal arakoze cyane kuba natwe muri kino kiganiro, n'iby'agaciro gakomeye cyane. Ndabizi ko wubatswe, byanze kunze wubatswe, hari byinshi cyane navuga ngo kubwiye bigendanye n'ubuzima bwawe. Gerard Wambabarenga senga. Pascal senga. Mana mu izina rya Yesu, ndasenze kugira ngo iki kiganiro umuntu wese ucyumvise yari afite umubabaro ukomeye, ureme igishyashya mu mutima we. Nzamuye amaboko turi muri iki kiganiro, kuko Bibiliya yabinyemereye ikambwira ngo tuzasenga kandi tuzamamaza ubutumwa mu mahanga yose. Birashoboka ko hari umuntu tutahura ariko akeneye isengesho. Ndasenze ngo akimara kumva iki kiganiro yumve hari ikintu kibohotse mu mutima we, yumve hari ngo yicitse. Nsenze isengesho riremera abantu ibyishimo, ariko rikanabaremera icyizere, kugira ngo izina ry'Imana rigomeze gushyirwa hejuru. Nizeye Imana biciye mu izina rya Yesu, umuntu muri twe wari ubabaye, Imana imugirire neza. Wari warabuze icyerekezo cy'ubuzima, Imana imuremera andi mateka, azabona uko ashima Imana. Byose niyi channel turayisenge ngo umugisha w'Imana uyibeho, kandi abantu b'Imana barushaho kunguka kumenya Imana kubw'izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, amahoro y'Imana bane namwe.